Gatabazi Jean Marie Vianney arashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wamugize komiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Icyo cyemezo gishya cyo gushyira Gatabazi Jean Marie Vianney mu inshingano nshya cyasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro ku wa gatanu tariki ya 16 Nyakanga mwaka wa 2025. Mu gihe Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko nawe agomba gukora inshingano ze nk'uko yazihawe n'umukuru w'igihugu kandi ntashobora kuzitengwa cyangwa kuzitatira, azakora akazi nk'uko yagahawe nk'uko mbibabwiye muri rusange nuko byatangajwe. Mu gihe Gatabazi Jean Marie Vianney yashimiye Perezida w'u Rwanda avuga ko yahawe inshingano zishyashya akaba agomba gukora inshingano zishyashya nk'uko yazihawe muri rusange. Reka tugaruke mu karere ka Musanze aho abagore cyangwa abaturage bababajwe n'abagenzi babo bishora mu biyobyabwenge harimo inzoga z'inkorano zitwa muri ture mu kubite umwice zikabaraza muri rigori, bamwe bagakuramo urupfu cyangwa bamwe bakahapfira. Mukurikirane twumve bamwe mu baturage batuye muri santire y'ubucuruzi iherereye mu murenge wa Rwanza mu karere ka Musanze bavuga ko babangamiwe n'inzoga z'inkorano zirimo zitwa muri ture mu kubita umwice umumanurajipo, aho bakomeje kugaragaza impungenge ku ngaruka z'izo nzoga muri rusange mu gihe zihungabanya umutekano wabo n'umutekano w'abandi muri rusange. Guhungabanya umutekano rusange no kuvuga ngo izi nzoga zituma bahungabanya umutekano, gusakuriza abantu, kwitwara nabi, kurwana n'ibindi bigiye bitandukanye. Abaturage bavuga ko izi nzoga zangwa cyangwa izi nzoga zengwa mu buryo butemewe n'amategeko, ni mu gihe izi nzoga zengwa zidakurikije ubuziranenge. Namwe murabyumva ni inzoga z'inkorano izi zitwa mu kubita umwice muri ture, murabizi ko zitemewe n'amategeko aho leta izifashe irazimena. Ni mu gihe nagiye guhamagara mudugudu utuyemo no mudugudu, arangije umuturage arambwira ngo reka wikwira guhamagara mudugudu ngo kuko umudugudu arabizi muri rusange, ahubwo wishakisha ubundi buryo ki mudugudu nabimenye kuko mudugudu arabizi ko zino nzoga bazenga, ahubwo ntago abasha kubakumira cyangwa kubatangira raporo kugira ngo bakurikiranwe cyangwa bahanwe muri rusange. Ni mu gihe mudugudu ngo abishyigikiye. Tugiye kureba kuko nimba mudugudu abishyigikiye cyangwa ibi abaturage barimo babeshya muri rusange. Ariko nahamagaye mudugudu ku murongo aranshwishwiburiza ambwira nabi yanga kumereza amakuru, niho nahise nemera ko mudugudu ibi bintu abizi n'uburyo izi nzoga zengwamo abizi muri rusange. Ni mu gihe basabye ngo mbashakire ubutabera buboneye, ariko nagerageje kuvugana na gitifu ku murongo wa telefone sinabasha kumubona. Mvuganye na Sedo arambwira ngo bari mu nama turavugana nibahuguka muri rusange. Ni mu gihe rero turi gukomeza gukurikirana kino kibazo paka kirangiye muri rusange. Rero iyi ari incamake y'amakuru ngiye kuyabagezaho, nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi ku buzina kidasamura. Ariko munyarwandakazi kora subscribe kugira ngo umenye byinshi kwa hano makuru, umenye byinshi kwa zino nzoga z'inkorano, umenye byinshi no ku bindi bintu bigiye bitandukanye muri rusange. Ni mu gihe umuturage yambajije guhamagara umukuru w'umudugudu ngo kubera ko ngarabizi ko izi nzoga zikorerwa hano mu kagari kabo, ariko nago azikumira muri rusange. Nakubwiye ko navuganye n'abayobozi batandukanye ngasanga bari mu nama, ariko iki kibazo ndongera nzi kukivugaho muri rusange. Umva uburyo mudugudu yambwiye mu ijwi rirambuye, umva ko mudugudu yambwiye. Abo baturage barabeshya. No kuvuga ngo rero uri umunyamakuru, ariko umunyamakuru ukwiye kukumpamagara wasabye uburenganzira. Nako muzajya mwifata ngo muhamagara abantu ngo muri abanyamakuru, ari byo mwitwaje ngo muri abanyamakuru. Kuba muri abanyamakuru ntago bituma ngo umuntu yemere ibintu atazi. Ibyo bintu byabereye mwako kagari ntago mbizi, sinanabizi, sinzi nizo nzoga z'inkorano ko zihari, ntago mbizi. Abaturage mbakubwiye ngo zirahari ko batarazitwereka, ntibarazigaragaza ngo tumenye ko izo nzoga zihari z'inkorano. Ni ukuvuga ibintu batazi gusa. Ese ubwo nkayo kugira ngo ufata no makuru ubu ugiye kuyashyira kuri YouTube abanyarwanda bumve koko ko ibi bintu byabaye muri rusange. Ubu ntago ko kubona wowe ibi bintu ko bidakwiye, njyewe ndanakwiyamye ndakuretse. Ni mu gihe mudugudu yadushwishwurije, umva kuntu yadushubije mu ijwi rirambuye, natwe byatubabaje. Gusa nahise menya ko mudugudu bino bintu abizi. Namwe mucyumva ya magambo ya mudugudu ndakeka murumva koko ibyo abaturage bari kuvuga ari byo, ntago abaturage babeshya. Nkuko namwe mubyumvise, ntacyo mbahishe, ntacyo mbakinze, nuko byagenze. Ndetse kandi murakoze cyane kuba mwaje ku muyoboro wa Kidasamura Movie. Iyi nkuru wayisanga kuri BTN TV Rwanda no kuri Kidasamura TV Rwanda. Izi nkuru ziba zishyushye kandi ziba zimeze neza. Dufite ambassador
Gatabazi Jean Marie Vianney yashimiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wamugize komiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Icyo cyemezo cyo gusubiza Gatabazi Jean Marie Vianney mu nshingano nshya cyasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye muri Village Urugwiro kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Nyakanga umwaka w'2025. Ni mu gihe Jean